Murakoze cyane. Hano duhagaze mu murenge wa Nyamirambo, akagari ka Mumena, umudugudu w'Itaba. Dusanze umuturage urimo yitonganya cyane. Madako witonganya ufite ikihe kibazo? Hoya turarambiwe pe, turarambiwe. Turashaka dufite ikibazo cya mbere. Reba igihe iki cyorezo cyatangiriye. Nta dufite ikibazo ko turi abashomeri tutishoboye. Twakagombye n'ubundi kuba dufashwa na leta. Ariko ubu nonaha igihe icyorezo cyatangiye nta kintu cyo kurya twari dufite. Baraduhamagaye ku mudugudu ngo baduhe imfashanyo. Reba rwose muturage, reba ibishyimbo bampaye. Ibi bishyimbo ni bya bigugu bitajya bishya. Reba zabitegeje izihemwe. Ibi ni byo bishyimbo baguhaye mu by'ukuri. Ndebera muturage, murebe mwese, ni murebe. Ibi ni ibishyimbo. Reba kawunga mbana n'umwana, singira akazi, nta sukari, nta gikoma, ntaki. Abandi barabibaha, ubu tuzabaho koko tuzabahute. Ibi ni ibiki turabirambiwe, babitwime tubimenye, aho kugira ngo umutu dushyimbo tungana gutya. Ndabitekesha iki? Ibyo bishyimbo utubwije ukuri bingana n'ikigero cy'ikiro cyangwa? Naroba tujye ku munzani. Narobo njyewe mfashe umwanzuro yuko ibi bishyimbo nta n'ibirare mu nzu yanjye, ngiye gusubirayo mbibasubize ku mugaragaro imbere y'abaturage. Njyewe niko nkora, nakuraho amakara yo kubiteka, nakuraho amakara yo kubiteka n'inkwi. Ntabyo nshoboye, ngiye kubibasubiza amabwire ati rwose ibi bishyimbo mu mayi ntabyo nshoboye.